Yenzara yo muri gato nayo iri guha umuntu nyina n'isa ry'Imana. Naporo urayumva utiyenzara ko. Ndayumva ute? Ha. Inzara iri guha umuntu nyina bro. Uzi ko umwana ari kurangira niyumva wari ubizi se? What biris? Joro baye bya gatatu ngeze. Bya gatatu? God of Jesus. Aha, ubwo nimba ari baye bya gatatu njewe kamubwiza ukuri. Meruka kurya cyagiye njya kuvumba kwa randi rodi uri kumva nago kansora nkubise umuhinisha kundamwa ibyo nare ngo mbigarura. Ewe sha. Hone bero byo byakomeje kuba inzamba ahubwo ubu ngubu je nari kwibaza hari umuntu wari wavuze ngo ngiye kumucira karaka nimba nawe nakwinjizamo. Kugira kase gumana kimeze gute? Abo karaka se mani wa ariko nyabone kugira kakaguru wikegeze wanje n'umugabane we wanje. Komane uyu no mugabane ubusambo buvuye burajya bujyana kuri Android nawe bukugeraho man iyi foke iriho ibiryo nyine nge nari kuvuga ati kumbe naje no kurya man waje ndi kurya nimba afite foke ubonye ndi kurya ahubwo nari kuvuga igisambo Android abaye igisambo nawe umupanga we mugenzi wanje ubaye igisambo kanduga kandi agiye neza tukagabanamo kabiri erega numva muri gato numva uri kumbwira ibintu by'ikiraka ikiraka nicyo tugiye rero ubu ngubu nangana ni gukora iki things say they wise hano hepfo kwa ntuzi kwa wa mboso na hepfo kwa gakoni gakoni baracyumvisha muri bizo ndi pasteur gakoni ushobora bagifasha cyane gusambana gakoni n'umuteka mutwe ibaze ko yigeze kuza gusengera mu rugo ukamufatana mani bikubira mu mufuka ariko ubugambo wabugira utariye ubugambo wabugira utariye yakuvugisha ukuri navugiye ko muri kujya kurya ari kwa Randiro navuye muri sumuhini kunda sawa ngiye nitwaza ifoke ngiye tugiye mu kiraka ubundi ndako ndari ubwo katwanguhe katugirana karushe mfitera ubwo gira vuba hari ikintu urafata iwawe hari ikintu urafata iwawe se si bihagije namba genda rero ntago tugenda na polisi ubwo se ikote nabyitwaza zubura genda ntago tugenda na kuko ntago tuba hano aje musange mu nzira Nda ndaje musange mu nzira. Ntacyo kanye kwitegura. Uritegura iki se kandi navuze ko nta kintu ugenda. Nta suka dukeneye. Oya hari utuntu byo gufata muri geto. Asubo nanjye ngiye kuzana mari ikintu z'igifoke. Sawa nta kibazo witwaza ifoke nitwaza ifoke. Ngo mu magambo tugenda. God have mercy upon us. Ariko uramuvuna muheto mbona ifoke. Akababwira ngo maze ngeze ngo hari ibintu byo gufata mu nzu oya nisumyeho ajya murya nabi uranje Banatize intebe nashaka sajye bibaho ngaho ya nturi y'umupangayi bendaje God have mercy upon us. ibintu biryaho neza akaburiya ne ndeba ndibaza umuntu wese tubara umwaka Yesu nkaba mbona atani borose muntu ndaje ako karakase karahari nuko kujya kwerera Yesu Kristo ari kuramuriga n'igisambu segatusha uretse ariko azana ifoke mungu w'igisambu ese man ndaje none ngambura ufite ibiryo aka kanya ubishyize hehe kwisha aka kanya ubishyize hehe Yesu aya magambo yose ubuhuraguye ibiryo hano kubona hano hari ibiryo bihari ni muri restaurant n'ubundi uko wambana igisambo kose ariko nta rimari bro ariko twayitona neza man
ibiryo uranshutse ngo ninjye nkohe gakunza kuri ko mwagiye mumenyejemo ntacyo n'undi igisambe iminsi 6 maze ntarya hano nta kundi n'ubundi ahantu tugiye nshobora kuza kubona ibiryo kambe nkabitse ugiye heze kakazi nawe ugiye ugakora se Wetin be this? Jesus. reka nkubaze kaba jewe kankuba urambwira ati genda witegura ibi bintu randiro darabizi ngenda gutwe nira mu mugabane dore umugabane wanje igira hepfo uretse gato unyirukana gutya ibintu manje ntabwo ari byiza nyine mvira mu mugabane wanje akavuye kwa kideni kuri boutique uvuye ngo tujye kubona akazi natsideni ariko kuri boutique uri kumva warisi numva wari yes natsideni ntabwo byari byangeraho mana ahubwo ibiryo nari mbonye mu kanya ubishyize warebaga nabi kubereza Wetin be this? reka nkubwize ukuri iyi Kigali ntabwo tuzayibanamo ndakapfusha rukara tuyibana mujya nawe twarabanye twarasezeranye Imana mukaramo turi kumvikana neza nigenze go numvikana nawe ngo ni wishyura yawe winkoborera igihugu ndege singiki wigikobo basi wenda zandi sare nihumurize reka nkubwize sibyo nta sahani wanguriye sibyo nta ibiryo wambonaye ariko shawuri igisanga mazi iminsi 3 mpari Taratu ibyo mukayi ndaje ngewe nari hepfo ndamengereje mu gipangu mbona uri kurya ugiye kuzana ifoke ibiryo ndabibuza ubishyize he Imana ubishyize he reka tureke gusakuza tureke gusakuza ikizi reka tureke gusakuza ahubwo waje nkirira nako ndi kuvuga ngo sibyo wagiye umuntu akajya kwiruhukira kuko n'ubundi amasaha yarakuze amasaha yakuze uretse gato uburandi gukora nka tuji ngo ngende wirire ugende wirire genda ujye kurya ntabwo yishyura semani udapfubusa man twagiye dusangira muri no Kigali man mu ndyo y'inkoko harimo akantu kadundadunda wagakoraho ukumva n'agatenesi sha nagapfusha ako kantu kari mu y'inkoko ni wowe You think so?